twongeye kubaha ikaze mwese abatwumva badukurikira ku nyigisho dutanga ijanye no kumenya amoko ane y'abana dusanga muri Bibiliya. Kuko tumaze mu bice bya mbere twarebye ibice bigera ku amoko agera kuri atatu, tugiye ku bwoko bwa kane buvuga ko umwana w'inkubaganyi cyangwa se w'umukubaganyi. Ya n'amoko ane y'abana turiho tuganiraho cyangwa se twigira hamwe kumenya amoko y'abana Bibiliya ivuga cyangwa ibyiciro z'abana babarizwamo. Umwana w'ikirara, umwana w'imfura n'umwana ukundwa. Tugeze ku cyiciro cya nyuma cy'umwana w'umukubaganyi cyangwa w'inkubaganyi, kuko Ikinyarwanda gisobanura mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana duhereye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice 21, duhere ku murongo wa 18 tugeze kuri 21. Dusome. Bibiliya iravuga gutya ngo umuntu nagira umuhungu unaniranye, w'umugome, utumvira se na nyina, agakomeza kutabumvira, naho bamuhanisha ibihano, se na nyina bamutware, bamushire abakuru b'umudugudu wabo mu marembo y'iwabo, babwira abakuru b'umudugudu wabo bati, uyu mwana wacu yarananiranye kandi ni umugome, yanga kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi ni umusinzi. Abagabo bo mu mudugudu wabo bose bamwicishe amabuye, uko azaba ariko mukura hagati muri mwe, ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Yego, dusubire dusome neza kuri 21. Abagabo bo mu mudugudu wabo bose bamwicisha amabuye, uko ariko mukura hagati muri mwe, mukura hagati muri mwe, mukura ikibi hagati muri mwe. Imana itubabarire. Yego. Bamwicisha amabuye, uko aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Abisirayeli bose bazabyumva batinye, nibamara kuzumva bazatinya. Kenshi usanga abantu badakunda guhana abana, bagakomeza bagakora amakosa, ariko kibabahana ugasanga kubera kutabahana nanone amategeko azobahana. Nimba ababyeyi barebera abana bagakora amakosa bakayahishira, iherezo isi zibahana, amategeko y'isi azabahana, kuko turi abacu ngo twigenge. Iyo hataje kuba amategeko, abantu babikorera ibyo bashaka, ariko kuko amategeko ariho azahana abakoze nabi, niyo mpamvu rero abantu baza batinya. Ahangaha tubasomye aya magambo
avuga ku mwana w'inkubaganyi. Umwana w'inkubaganyi, Bibiliya hari ico itubwiye nshuti bavandimwe bashobora kumva iyi nyigisho. Bibiliya yatubwiye mu gutegeka kwa kabiri, aya ni amategeko ya Mose cyangwa ya Musa kuko bimeze nyine. Bibiliya yatubwiye ngo umuntu nagira umuhungu wiwe unaniranye, ngo w'umugome utumvira se na nyina, agakomeza kutabumvira n'ubundi, ngo nawe wamuhanisha ibihano ariko agakomeza gutumvira, akaba umugome cyane, ngo se na nyina ngo bazamufate, ngo bamushire abakuru b'umudugudu mu marembo y'iwabo, ngo babwire abakuru, bamubwire amakosa yabo, abakuru b'umudugudu babwire, bavuge amakosa y'uwo mwana bakayahisha. Bamubwire ngo uyu mwana wacu yarananiranye, bavuge kuko yananiranye. Bababwire ngo ni umugome, ngo yanga kutwumvira, ntaza yumvira ababyeyi, babivuge boye kubihisha. Bababwire ngo ni umunyangeso mbi, bavuge ngo ni umusinzi. Hari ababyeyi bataza bakunda kuvuga ko abana babo ari abasinzi. Umuntu yakubaza ngo ese uriya mwana wawe ko nzamubona agenda ukuntu musinzi, azanywa ku kayoga, umubyeyi ati reka kandi abizi. Ubabwire ngo ni umusinzi, yarananiwe, ni umusinzi. Abagabo b'uwo mudugudu wabo bose ngo bamwicishe amabuye, bamutera amabuye apfe, nguko ngo abe ariko muzakura hagati muri mwebwe ikibi, muzakura ikibi hagati muri mwe, kuko ngo abazabyumva bose, Abayisiraheli bose ntibazumva bagana. Uko nguko rero guhana ikibi ntabwo ari ikosa. Umuntu ntagira ikosa, mumwereke ikosa niwe niyanga hano kugira ngo mukure ikibi hagati muri mwebwe. Reka tuvuga aya magambo agera ku 9 aranga umwana w'inkubaganyi. Amagambo 9 aranga umwana w'inkubaganyi. Ijambo rya mbere, umwana w'inkubaganyi arwanya amabwiriza ya se, taza yumva amabwiriza, azayapinga akayarwanya, ati njyewe siko mbyumva, yumvira amabwiriza y'ababyeyi. Ijambo rya kabiri, banyuranya n'amabwiriza, azanyuranya umubyeyi yavuga, umwana agahinyura izo umubyeyi yavuze, kamumupinza gahora apinga ibyo ababyeyi. Iyo ni ijambo rya kabiri ranga umwana w'inkubaganyi. Ijambo rya gatatu, nanone ntibakunda uburyo bw'umubyeyi cyangwa bw'ababyeyi, ntibabikunda ubutunganye bw'ababyeyi, bahora babigaya babirwanya, ntibabikunda uburyo umubyeyi abategeka. Ijambo rya kane, ntibakunda uko base bateye cyangwa imiterere ya base, bazahora bagaya imiterere ya se, akumva agaye imiterere ya base cyangwa y'ababyeyi biwe, ntibakunda uko base bateye imiterere yabo. Ijambo rya gatanu, iyo bakuze banga inzira z'ababyeyi, bazabarwanya inzira z'ababyeyi, bakazanga rwose. Iyo bamaze gukura banga inzira z'ababyeyi. Ijambo rya gatandatu, baba bashaka umwuga utandukanye n'uw'ababyeyi babo. Bakunda kwiremera yabo myuga, ariko abakuru nasanze bazavuga ngo umuntu ngo yatema ngo kwese atatemye, ngo azayitema mu rugo. Ariko abangaba ngo baba bashaka indi myuga itandukanye n'iy'ababyeyi babo. Abo ngabo rero igihe kiza kigera bakitema imirundi, kuko ntibakora uko base gukora.
bakora cyangwa ababyeyi babo. Ijambo rya munani, kwambara no gukora uburyo butandukanye. Bazabambara uburyo butandukanye n'ubw'ababyeyi babo, bagakora ibitandukanye n'iby'ababyeyi babo. Kwambara kwabo, imyambarire yabo tandukanye kure. Murimo kureba muri iki gihe turimo, abantu barimo kuja kugura imyenda. Abana, ndavuga abana barimo kuja kugura imyenda, bakareba yahenda ishanyitse mu mavi, noneho akaba ariyo bashima. Ariko ni umuco w'icyaduka, aho twabibonye umuco wa nyabantu, bakareba ya myambarire y'urukozasoni akaba ariyo bambara. Cyane cyane reka mvuge abahungu, imyambarire yabo igezweho ni ukwambara imyambaro, ipantaro ihaje gutibuka akazagenda ayikurura, ikaja gutibuka akayambarira hasi. Rero iyindi myambaro niriya bazaba bambara ishanyutse mu mavi. Ese umuntu yaje kugura umwenda mu iduka, ukaja kugura umwenda ushanyutse, hariho umwenda mu muzima, ubwo rero bawerekanye ukuri. Abantu bahita bagushira muri kategori yawe nyine bakamyuriwe, kuko wambaye wowe urashimiza abandi badashima. Aho twigeze tubona usize muri iki gihe umuntu aje kugura imyenda, ugatanga amafaranga yawe ariko ukagura umwenda ushanyutse. Abandi barebaga imyenda, bareba ushanyutse bakawugaya, ariko ngo ushanyutse. Abo ngabo biyo myitwarire, abana b'inkubaganyi, abo ngabo nicyo kibaranga, bazahambara imyenda ishanyutse. Abakobwa nabo barimo kwambara imyenda migufiya cyane, baza baja kwicara, bakaza bayikurura kandi nta kundi yagirwa ngo iyo miremire, bakabura uko bifata. Rero iyo ni imyambarire. Kwambara kwabo kuratandukanye cyane n'uko ababyeyi babo urahabanye. Iyo ni ijambo rya munani. Ijambo rya 9, barakazwa no gukosorwa. Iyo bakosowe birabarakaza, baravuga ngo barabahohoteye, baravuga ngo ni uburenganzira. Ariko se hari uburenganzira bubaho bwo gukora nabi, bwo kwambara nabi, bwo kutumvira abana bacu, abana b'Imana? Mureke twumve ijambo ry'Imana, tube abana bumvira, tuzatwumvira kandi twumvira amabwiriza y'ababyeyi. Niho natwe duharanira kuba abana bakundwa, abana bahagira ubuhamya ku babyeyi. Rero iri niryo jambo ry'Imana twakiriye, cyangwa amahugurwa twakiriye ku moko y'abana agera kuri 4. Asigaye mwakira ijambo ry'Imana, buri wese yiyumve, yigere mu ciciro arimwe, arebe nimba ari uwuhe mwana, nimba ari umwana wumvira, nimba ari umwana w'ikirara, cyangwa ari umwana w'imfura, cyangwa se nimba ari umwana ukundwa, cyangwa nimba ari umwana w'umukobaganye. Buri wese ariyizi, ashobora no kumenya iciciro ahagazemo. Imana idufashe, Imana ituganze, twakira ijambo ry'Imana kandi turyigereho. Murakoze cyane.